ndagufana nose ivina impagana hehe ivina ivara mu bazari zote bizari zote ibihumbi 3 byonyine ariko wanyweye ntabwo nanyweye abonasi umwana wanjye afite ikibazo agakurira ibisiga ako mfite guhimvamo ikimeze bite wowe niyumva amasabura kureba ibintu byanyu amakuru y'iminsi se ukora mu ntoki se ufite bitanu amakuru y'iminsi se ko tavuga bimeze bite ko navuga ko wavuga ibintu biranga se mu bikurangaha ndakubaza njya mu bikurangaha ntabwo bikurangaha ntabwo bikureba ntabwo bindeba muri kunyumva bari inyuma oya ntabwo muri kunyumva kumvira ijeri waje gutukana ahangaha ntabwo bikureba ariko ubu umwana waba igihe aba yavugiye ubu bawumva ko ukomere mugende gute ushaka no kurira ushaka no kurira wowe arabigirane noneho habaye ikihe kibazo kihe guys noneho hari ukuntu rero insengero hari insengero zo mu cyaro n'izi Kigali ziratandukanye hari ukuntu insengero aba bafite ajya bitangukira n'abadiyakoni oya nta mupasiteri babandi bari ku muryango bashinzwe abinjira n'abasohoka babitangukira abinjira n'abasohoka babitangukira n'abadiyakoni n'abadiyakoni noneho hari ukuntu i Kigali wowe ngenda abo umudiyakoni cyangwa wowe uraba umukristo uraba umukristo simbizi nyine wowe uraba icyo ushaka none se ningwitira mugasanga ntabwo ubishaka wowe reka mbe umudiyakoni wowe uraba umukristo sawa dore ko i Kigali biba bimeze ariko nizere ko ntabwo turabirimo ko n'amafaranga meza nta kibazo hari ukuntu noneho asohoka agiye nko kuri tuwarete gukora ibintu byewe akagenda bimeze bite ni sawa uri kujya hehe kuri tuwarete mu bwiherero sanga akomeza nabi hariho papiye jenike ndumva ziriyo ntagira ziriyo arakorobye ariko uri umusimu bingana iki ku buryo ntacyo ngabagerayo akagenda agakora ibyo akora aho ni i Kigali noneho mu cyaro aho biba bikabije mu cyaro biba birenze twagiye noneho noneho nawe ugiye gusimbura agaciro ugiye gusimbura wowe ndaza uraba umudiyakoni sawa intebe zako zinzu aho bajya uretse gato mwiriwe neza mwiriwe yego ugiye gusiza amateraniro ngiye kuri wese kuri wese ugiye gukora iki ngiye kunya ni amazi ari harimo n'ibipapuro bana oya sibikoreshe cya gikote cy'iburyo kuko ko abantu bose bakihesheje haranduye cyane baziweshe ku cy'ibumoso nta kibazo cyangwa wiheshe gukoma ruguhenyuka ariko niyo mvuyeyo twagiye twagiye mwiriwe nabikemeye nta kibazo wabikemuye wihesheje iki ngombwa cyo mukimenye none se nabimenya se ariko abagira kuri namwe jya umenya iby'amaturo yanyu ibyo ntabwo bikureba amaturo wowe mwirekene wihesheje menye n'ubundi kujya kwa sukozi niba wihesheje ikoma rikaba ryakuriye mu kantu uzarogera agakidiyako agaki wowe mbwira nyine ahantu wari wagiye hanabuze cya kinonko nabona ngo agiye kiri hariya yesu we none se n'amazi bari baciriyemo nayo wayanyweye amazi muri tuwarete ubuze ko pasiteri yesite muri nk'agacupa agiye gukiza umwana amadayimoni ntabwo ubuze ko amadayimoni asigaye yakizwa n'amazi yo muri tuwarete wowe ntabyo uzi
Diyako uravugisha ukuri? Ukuri se kuravuga ndi kuvugisha umuntu. Akore kamwere. Kamana njye kuzana n'undi hariya igicuba ndaje. Igicuba? Ntukinde. Diyako iki gicuba rero cyawe ajya kureba pasiteri. Ugiye kureba kuri pasiteri? Waramutse amahoro y'Imana bane nanjye. Ndakuba kanze nkurebe neza. Igicuba ndaje. Pasiteri? Bona pasiteri naho ngaho wageze? Naho ngaho wageze? ntabwo bikoreba. Pasiteri ibyo biri kuvuga mbo igishirira pasiteri. Pasiteri ntabwo njya mbijyaho. Reka reka ntabwo ibyo njya mbijyaho. Pasiteri reka nkubaze ibyo bintu mwihaye ni ibiki? Noneho hari ukuntu umupasiteri aza gusengera umuntu yari umunyabyaha ukabije, agahora n'umupasiteri nawe umunyabyaha akabije akaza gukizwa, ariko uwo mumaze gusengera we aba atarakizwa. Dore ukuntu biba bimeze, uraza umupasiteri usengera abanyabyaha sibyo? Genda aza ndi umunyabyaha sibyo? shyiramo betinde kureka ntabwo mubwa ngo wishyiremo akantu ndagura ntabwo urakamenya. oya banza uteho nuko utayibonye. Okay, ngiye kuza uraza mu pasiteri sibyo? ari mu rusengero. Ibyo bihuriye ibyo twari tugezeho. Mwiriwe pasiteri, mwiriwe. Mwiriwe. Nari umunyabyaha nari nje ngo musengere rwose mwihangane ndi umunyabyaha pe. Nishima ngo butaroje ngo bukovola ngo baguze. Ntacyo njye ndashaka ko mwansengera, mfite ibyaha byinshi kandi biba binkomanga, ntabwo mba meze neza. Bambwira nka bitanu muri. Pasiteri, ayo ni amazi y'umugisha? Ni amazi y'umugisha. Amazi y'umugisha heza ku giti cy'umuruho. Iyi ngiyi bayita petit sprite. Njye natukanye, navuze nabi, nasebanyije. Sawa ni pasiteri ngaho nsengera, nshaka kunsengera nkitahira nsengera. imirimo yanjye yashimwa n'uwiteka reka nkweviye. Nta kibazo pasiteri. harya uvuze ko turi bugusengere ko uje kwihana ibiki? Naratukanye, navuze nabi. Warasambanye. Oya pasiteri ibyo ntabwo nabivuze. Ariko se urabimishira iki? Ko mba nkigukora mbese mbona ko Korodina mumaze kubikora. Pasiteri Korodina wa hehe? Reba uwa Korodina umwe baje cyagiye bagiye kufunga cyagiye kwa Mwarabu. Pasiteri muranerekwa ariko pasiteri ngaho mbabarira. Ngaho nyine nanjye mpamvu nje kwihana rwose. Yego pasiteri. Urinde uyu muntu kuko ibyaha yakoze ntabwo bibabarirwa. Ariko icyaha cy'ubusambanyi kimurekera kuko yanze kubyemera. Pasiteri ngaho ndabyemeye, ngaho pasiteri mumbabarire naho ndabyemeye. Wari kuvuga mu isengesho wajye wubaha Imana. Mwami Yesu maze kubona ko yanibye isukari muri butike. Pasiteri kumbeshyira njyewe. Nakubuje kuvugira mu Imana yarambwiye ngo yanakubabare ariko ibyaha byose ntabwo bukumaze kuba kuri kuvugira mu isengesho. Pasiteri ngaho mbwira iki cyaha kimwe itari kumbabarira. Ni iki? Urabizi? Wambaye rinete z'ijisho itari kukubabarira.
mbabarira pasiteri kanzikuremo uzikuyemo nase kuzikwamba cyabuzishije hejuru nazikuremo noneho reka mwereke fasha ayikozeho kandi na waje kwihana ufite inzoga mu ntoki ndebere nawe pasiteri sijya n'inzoga si ibisi ibyawe umaye oyada yasangwe inzoga pasiteri si ibyawe umaye yose niba ari ibyanyu babikorerwa wowe ubishaka birangira umupasiteri yanze kumusengera wisubyanzu musubyanzu abyanzura sohora ukumvugira mu kanere pasiteri guys arakona abarandorodi b'i Kigali abarandorodi b'i Kigali ahubwo uzi n'ikindi uzi ko mu gitondo nahuye na masitari gutega moto inde mututu bisari gutega moto uzajya ubona abasitari uvuga ati bariya bagira ibyabo byari bimeze gute rero ego kugiye kuba umututu b'umumotari b'umumotari jewe uza nta no komeza rezote yahamamarize kandi nihanyishe twagiye uri sure bunduki ahe nasha twagiye sawa urabumumotari ngawata mukuje kandi nta moto ndi kubona ubwo ndayigana twagiye oya uje narindi kunywa fanta ubwo nsubiremo twagiye kano twagiye uretse uje narabara ende turuwa twagiye ngaho bara ende turuwa naringiye kubisabira mu kinyarwanda kugira ngo nutariza turuwa rimwe kabiri gatatu mata ego waramate ego kiriya kugera ivi na ivi nangahe ivi na ivi ni hehe harazi ivi na ivi naguhazi vuga neza ivi na ivi ndabona n'umusitari ivi na ivi nahagana hehe mitsutsu ndagufana mitsutsu ntabwo ndi mitsutsu nitwa cuzi ndagufana nose ivi na ivi nahagana hehe ivi na ivi uramubaza rizote bisa rizote ibihumbi 3 byonyine ariko wanyweye ntabwo nanyweye bonasi urama 4,000 ibihumbi 4 yego kutangiye kure oya ngaho mbasi igihumbi basi reka umwe nta kibazo ngaho desa ndayemeye desa urayemeye ngaho uri kure twagiye ubu ndananywaho waguze iki fanta se barayiguriye n'inzoga karabutaka ngaho nzaranyweho ndazavuga ngo cuzi magise ngo yarakuyemo naje ngaho jya tugerageza ngo utware narebe cyangwa utware ndajya wose ufite iki ahubwo abarande rodi ukuntu baza bishyuza abapangaje ukuntu mu gitondo yaransohoyemo nawe muri geto none wowe ugiye kuba umurande rodi ngiye byagenze gutera ngaho mbwira nyine wowe ugiye kuba umurande rodi umupangaje ntabwo tuvuge gakeya kugira ngo hataza kugira satani ataza kubyumva akongera akansura ataza kubyumva vuga cyane ariko ubwo urabura umupangayi wowe genda irandorode ndabona umupangayi sawa mwire neza abantu mwire neza nje gushaya inzu rwose umaze igihe utanyishyuye bimeze bite na n'ubu ngubu randiro ubu nawe n'uwo uje uvuga gutyo aya rwose iminsi imaze kuba myinshi cyane ntabwo byashoboka aya ntabwo wabimbwe mbese nakumva gute ejo uzagaruka randiro oya gabanya iyo mitwe yanyu mufite amafaranga mukayanywera inzoga reba n'inzoga dore bazinywe reba si inzoga uri kunywa nyine ndi kukubwira ejo n'umuntu ibyo ntabwo bishoboka amafaranga yanyu ugomba kuyama ugomba kuba amafaranga yanyu ugaruka saa 9 ugaruka saa 9 sawa ndagaruka nare sawa amasaha akagera mwiriwe neza nari ngarutse mwami yesu twongeye kugushima waturinze sinakubangamira uri gusenga reka nigende baba we yagiye
uturebere n'ibyo hanze nkabashaka gutwaka amafaranga ariko mwami Imana uducunga n'ibyo mu nzu bataza kutunywera inzoga zacu ariko mwami ishyura Yesu we ni wowe ushobora byose ariko uyu muhungu umwanyize Randiro kamanzi tsinga turavugana sabanare haleluya oh amen sasa kagaruka ndi munsi yamuretse kasenga aho ngaho rero niho urita ruzingira abandi bademwe tubonera ko bagira inyota bakugaruka ngiriwe nanze kuvangira ubushize mbona uri gusenga ndavuga ati reka nahe nzagaruke narinje rwose ariko ntabwo bishoboka ugomba kuyama ntabwo bishoboka ugomba kuyama ntabwo bishoboka kuyaguha ndayaguha ahubwo se apo niho mbasaho uba wavugiye akanyuta nikabanga kwisha akanyata Randiro ufite amafaranga yakuye muri iyi minsi ireba yakwa Karoli turuza kuri mu nzu apo noneho ngaho ujya kungurira akantu ako ni ngugurira beletabiranye nta kibazo Randiro ariko uraname uranyishyura mwishyura se kandi nakugurira ntacyo turaza kure ko tubibara nawe turaza kure ko tubibara. Thank you so much. My name is Ambutiaje Comedy and the choose music. Thank you